turengere ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere. Inshuti bakunzi b'ikiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere, namwe mwese abaduteze amatwi turabasuhuje cyane. Mukomeze mugire icyumweru cyiza. Ikaze rero mu kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi, tukaba tubanje ariko kubiseguraho kuko ubushize twari twabasezeranyije ko tubagezaho ikiganiro gikurikira icyo twabagejejeho ku bijyanye n'amahugurwa y'abakora mu itangazamakuru ku buryo bwo gucunga umutungo kamere w'amazi n'imihindagurikire y'ikirere. Icyo kiganiro rero nticyabonetse ku mpamvu za tekinike. Mu mwanya wacyo twabateguriye ikindi kiganiro ku iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza ndetse n'ubugenzuzi mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Muri iki kiganiro rero twabatumiriye abashinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza ndetse n'ubugenzuzi mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda, mu kigo gishinzwe Geologie na Mine kiri mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Icyo kigo rero ni icya Minisiteri y'Umutungo Kamere. Turabigarukaho mu kanya nyuma y'ako karirimbo. Ni mugume hafi ya radiyo zanyu. Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere. Urwego rw'ubucukuzi rufite amategeko n'amabwiriza arugenga agomba kubahirizwa n'abacukuzi bose kugira ngo koko intego yo kugera ku musaruro igerweho mu buryo bunoze. Ni nayo mpamvu hariho urwego rushinzwe ubugenzuzi rukurikirana ibikorwa bya buri munsi by'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu birombe. Ese inshingano z'urwego rw'ubugenzuzi ni izihe? Bwashyizweho bute? Ibyo nibyo dusobanurirwa n'umukozi ubishinzwe mu kigo cya Geologie na Mine kiri mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, Bwana Francis Kayumba. Ubugenzuzi ni ukugenzura uko amategeko yubahirizwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko iyo impushya zitangwa hari ibisabwa n'abasaba impushya. Tujya kureba nyuma y'uko umuntu ahawe uruhushya niba koko amategeko n'amabwiriza agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byubahirizwa. Uko bwashyizweho nta kindi bushyirwaho n'itegeko, ko ikigo n'ubundi kijyaho n'ishami rimwe mu kigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Mbere bwari buriho kuva ikigo cyajyaho, ariko umwihariko w'ubu ngubu ni uko nta bakozi bundi mbere bari bihariye bashinzwe ubugenzuzi. Uyu munsi ho dufite ba inspector cyangwa se abagenzuzi noneho bihariye bashinzwe mine na geologie. Ari nayo mpamvu muri iki gihe byashyizemo ingufu cyane, kuko noneho bifite abakozi bahoraho. Ubu rero ku mwaka ushize nibwo bashyizweho, uyu mwaka aribwo batangiye neza gukora ubugenzuzi nyakuri. Nyuma yo kumva inshingano z'ubugenzuzi, Bwana Kayumba aranasobanura uburyo ubwo bugenzuzi bukorwa ndetse n'ababukora. Ubugenzuzi bundi bukorwa mu bice bibiri. Hari ubugenzuzi bukorwa buteguje, ukaba uri muri biro ugahamagara umucukuzi cyangwa se ufite uruhushya kuzamusura, rimwe na rimwe ukanamubwira n'ibyo uzanagenzura akabyitegura. Hari n'ubugenzuzi noneho bukorwa butunguranye budateguje, bitewe n'impamvu runaka cyane icyo ugiye kureba. Hari amakuru uba ufite ukaba ugira ngo ugende uyarebe utunge umucukuzi. Muri iyi minsi rero ubwo dukora ntabwo turi twajya ku rwego rwo gutungurana, ko turacyari imenyekanisha, ko nk'uko abakozi n'undi bakora ubwo bugenzuzi ari bashya, turacyateguza abacukuzi tubabwira ko tuzagenzura, tukababwira n'ibyo banasabwa kugira ngo banamenyere n'icyo gikorwa, kundi ntacyo bari bamenyereye. Bikorwa n'abakozi bashinzwe ubugenzuzi rero bitwa inspectors cyangwa se mine inspectors. Kuri uyu munsi icyo nababwira ni uko dufite abagenzuzi bashinzwe buri ntara, uko intara ari enye n'umujyi wa Kigali. Hari abagenzuzi bahari ko dufite 6, hakaba nabo ko bagenda baterana ingufu hirya no hino bagenda bakora. Bugakorerwa birumvikana bafite impushya z'ubucukuzi kugira ngo birene amabwiriza ko n'amategeko yubahiriza uko bikwiye. Ese abagenzura ubucukuzi bibanda ku biki by'ingenzi? Nibyo nanone Kayumba Francis akomeza gusobanura. Habanza ubugenzuzi bwo mu biro, abakonza gukontora kureba niba umucukuzi cyangwa se uruhushya runaka batanga raporo
bukareba ibyo batanga muri iyo raporo, ibikubiyemo muri raporo, bukareba niba uruhushya rugifite agaciro cyangwa rwararangiye, bukareba imisaruro uko ihagaze, ibijyanye n'abakozi, byose uranza ukabireba mu biro. Wamara kubireba noneho ukajya kureba kuri tena kuko biba byatanzwe muri raporo zitangwa buri kwezi ari byo. Iyo ugeze birumvikana ubanziriza mu mabiro, birumvikana ko uhera ku ruhushya, ibindi ukareba ibijyanye n'imisaruro, ko yinjizwa, uko ibikwa, abayicukuye, niba ibinafite na tag bya bimenyetso byabugenewe bijya ku mabuye, bijyanye n'ubwishingizi bw'abakozi, abakozi bahari, umubare wabo, abadamu, abagabo, n'imyaka uko itandukanye, byose ukabireba, ukareba n'ahishyurwa imisoro ya leta, ukareba niba hari amagitansi, ukareba niba urutonde rw'abakozi kuko dusaba ko rugomba gutanga mu nzego z'ibanze, niba koko hari igaragara ko urwo rutonde rw'abakozi rwatanzwe mu nzego z'ibanze, bikagaragara niba hari amabwiriza agenga abakozi, hano hari igishushanyo cya mine. Ibyo byose n'ibindi ntavuze ni ibirebwa mu biro. None wamara kubireba n'abakozi bakubwiye ko bahari, ukajya kwa noneho imikorere nyakuri kuri tere. Ugeze kuri tere cyangwa se aho ubucukuzi bukorerwa, ureba uburyo ubucukuzi bukorwa. Ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye tureba ni ukureba niba bwubahiriza umutekano n'ubuzima bw'abakozi barimo gukora aho ngaho, niba indani icukuye neza, n'ibitegeye n'ibiti, ibyo bita timbering, niba ari umwobo yindi ijya hasi cyane ireba hejuru, tukareba niba yaba ifite ibyo bita ingazi, niba ikirombe cyatenguka hakaba hari uburyo cyatangirwa ntigihite kimugwira, bikaba haba hari imyobo izana imyuka igihe indani ari ndende cyane. Konyoka abakozi bakora mu ndani nabo bafite ibikoresho byabugenewe kimwe n'abakora hejuru. Abakozi bose bagomba kuba bafite imyambaro, bafite za kasike, bafite bote, abakora mu ndani bakaba bafite amatara, bakora hari amabuye ataruka, niba bakubita amabuye bafite ibirahure, niba hari ivumbi hiyongera ko bafite masike, iyo nta vumbi ntabwo ari ngombwa. Tukareba ibyo ngibyo bijyanye n'ibikoresho n'abana bifite. Hanyuma ikindi tureba ni uko kuri terwa n'ibidukikije byubahiriza cyangwa bibungabungwa. Tukaba n'ibitaka riva muri mine hari aho rifatirwa n'uburyo ribungabungwa nta bishanga bibangamiye cyangwa se imigezi, ukara niba wa musaruro utajya kogerezwa mu bishanga no mu migezi. Hanyuma y'ibyo kuri tera none kandi niba haba hari ingemwe zo gutera kuzasubiranya aho bakorera, zaba ntaze twagiye inama ko bazishyiraho ko tubaha igihe cyihuta mu ngamba dufata. Ni kwa kundi mu nzira yose ujya kuri mine ujya naho ucukuzi bukorerwa, tureba niba hari ibyapa n'amabwiriza biranga n'ibibuza. Hari ibiranga aho mine kwa n'ibikorwa bihakorerwa, ariko hakaba n'ibibuza abantu kuba bashaka kuvogera ahantu bitewe n'impanuka zishobora kuhabera, amatungo kuba atemerewe kujyamo, abana batoya batagejeje imyaka. Ibyo byose nibyo tureba kuri tere, tukaba noneho n'imicukuro uburyo ikorwa muri rusange. Nanone dutoza iyo tugezeyo dushaka no kureba n'imibanire y'ufite uruhushya n'abaturage bakorera aho ngaho, niba atababangamiye, n'ibikorwa by'ubucukuzi bitabangamiye aho ngaho, n'ibindi byinshi. Ntabwo ari uko tureba byinshi, tuba dufite urutonde rwabyo. Ubugenzuzi rero ngo byaragaragaye ko ari ingenzi cyane mu gukemura ibibazo byo mu bucukuzi. Ubugenzuzi nabyita ubundi nk'umutima wa mine, kuko ni uko amategeko yubahirizwa n'amabwiriza. Ni ukuvuga ngo ubundi ni ishami rifite uruhare runini cyane cyane mu gufasha imikorere myiza. Icyo bugamije nta kindi ni ukongera imikorere myiza mu bucukuzi y'agaciro no kubungabunga ibidukikije. Mu bijyanye n'ubuzima nko kuri uyu munsi tuvugana, ubundi bwatangiye nyakuri urebye uyu mwaka guhera mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2013 nibwo abagenzuzi batangiye gukora, ariko bumaze guhindura ikintu kinini cyane. Dutangira icya mbere ntabwo abacukuzi babwumvaga, bari bazi n'ubwo ari bwo. Dutangira n'amahugurwa tubabwira ibingibi bisabwa. Abacukuzi benshi ntabwo bari bafite amadokima bijyanye n'imikorere yabo mu mabiro, ubu ngubu bitangiye kugaragara, biratanga umusaruro mwiza. Abacukuzi benshi ntabwo bari bafite amazu kuri site aho tubasaba kwabikamo ibikoresho by'ubucukuzi, babikamo amadosiye yose ajyanye n'ubucukuzi, babikamo imyambaro y'abakozi. Uyu munsi benshi barimo kubaka, hari aho amazu amaze kuzura henshi. Benshi ntabwo bari bafite ingemwe z'ibiti, nta nubwo bumvaga n'impamvu yazo. Uyu munsi barabyumva, bamaze gutegura ingemwe ahantu henshi hatandukanye. Nta matuwarete yabaga mu bugenzuzi, nta madushe yabaga mu bugenzuzi. Ubwishingizi ntabwo ari buhari, niyo bwari buhari bwari bukeya. Ariko uyu munsi ibyo byose turimo kugenda tubibona bijyanye n'umusaruro mwiza ugaragara w'ubugenzuzi. Za mine zitari zimeze neza, zitari zubakiwe, uyu munsi zirazubakirwa neza, ziracukurwa neza. Ibyapa urabibona hirya no hino.
nk'ahantu ugeze za Rugende hari ibyapa, uzagenda ubona abacukuzi bagiye basiba ibyapa ku muhanda werekeza za amajyaruguru, hari aho ugenda ubibona werekeza iburasirazuba, ugeze za Rwagitima n'ahandi hatandukanye, kandi byose bikaba biriho amabwiriza bimaze kujya kuri mine. Ibigaragara ni uko ubucukuzi burushaho kugenda neza kandi n'ubugenzuzi bufite umusaruro mwiza ugaragara, cyane cyane noneho n'imikoranire myiza hagati y'abacukuzi n'ubuyobozi ubundi butagaragaraga, inzego z'umurenge, akarere, ko mu byo dukora tugenda duhuza izo nzego. kuva aho serivisi y'igenzura itangiriye gukora neza, ngo hari iby'ingenzi bihuriweho n'abacukuzi benshi byagiye bigaragara. Twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye tugitangira, kenshi twagiye duhura nazo, twagiye dufata n'ibyemezo bimwe bikarishye, ahandi tukajya inama, kuko icyo dushyira imbere mu bugenzuzi cya mbere ni ubujyanama no guhugurana n'uyu munsi bigikomeza kandi bizanakomeza n'ikindi gihe kizaza. Twagiye dusanga hari abacukuzi umwe na bamwe batarafite sikiri z'ubumenyi mu buryo bwo gufata ibitaka, rimwe na rimwe ntibanabyumvaga, hari n'abatumvaga ko gukora mu migezi ari ikibazo. Turabibakangurira, tubabwira n'amategeko abihana, barabihagarika. Aho twasanga birenze urugero twaranahanaga, hamwe na tugahagarika amezi 2, amezi 3, ahandi tugakoresha iteko ryo guca n'amande, nabyo birahari, dufite aho twajya duca amande bangizaga, ahandi n'indani zabaga zitameze neza ahenshi, kubera ko rimwe na rimwe ugasanga n'umucukuzi ubwe nyiri uruhushya wasanga ibibazo byo kuritera kenshi bitamureba, ugasanga naho umucukuzi akorera nyirizina we yumva ko atagomba kujyayo, so ugasanga noneho biramugoye kugira ngo numve ko bwa buzima bwa mukozi bugomba kubungabungwa. Twagiye tubibona rero, tubabikangurira ku buryo uyu munsi niyo tugiye mu bugenzuzi, iyo tujya kwinjira mu ndani dusaba ko nyiri mine twinjiranamo mu ndani, so iyo agiyemo akabibona, akabona ko bigoye, akabona ubuzima burimo, nibwo amenya ko kuko nta mucukuzi agomba kugira ubuzima bwiza bugomba kubungabungwa. Ubu barimo kubikosora, indani nyinshi zirimo kubakirwa cyane ku buryo ubona ko bigenda bitanga umusaruro mwiza. Ikindi ni uko batumva ko bagomba gusubiranya, hari icyitwa ingwate yo kubungabunga ibidukikije, abacukuzi bamwe bumva kubera ko batanze iyo ngwate bakumva ko gusubiranya bitabareba, ari leta izabikora. Ariko icyo tugenda tubabwira ni uko gusubiranya ari inshingano ye, y'amafaranga gusa yiyambazwa iyo we atabashe gusubiranya neza. Uyu munsi birumvikana, bagenda bumva ko bagomba gusubiranya, bigatuma barushaho gukora n'ubushishozi. Ubugenzuzi mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro na kariyeri kandi ngo byanagize uruhare mu kwiyongera k'umusaruro w'amabuye y'agaciro, kuko byafashije mu guca akajagari. Francis Kayumba arabishimangira. Iyo ubucukuzi bukorwa mu kajagari, buri umwe abajyana uko n'undi ajyana uko bajya bakora n'abaforodori n'ibindi bitandukanye. Ariko muri ubugenzuzi byatumye tubasha gukumira no kugabanya aho ubucukuzi bwose bwakoraga mu kajagari, ku buryo abantu babashe kwishyira hamwe, aho twagiye bakoraga mu kajagari tukabahuza bagaforoma amakoperative, bakabasha kugaragaza neza umusaruro bacukuye aho wavuye, bigafasha no kumenya n'aho ujya. Ibyo bikagaragara gutaguza umusaruro n'ahandi, so bigatuma tumenya neza umusaruro nyakuri ucukurwa mu Rwanda n'akarere n'umurenge n'aho waturutse. Hano n'icyo binafasha no kumenya no kongera umusaruro, nuko duhugura gukoresha tekinike nziza. So iyo ukoresha tekinike nziza bituma ugera ku musaruro ku buryo bworoshye, bigatuma n'aya mabuye yanagendaga mu kuyungura agenda mu biyaga abasha gukurwamo yose, cyane ko ubuyungura ku musozi bikagufasha gukuramo umusaruro mwinshi. Birumvikana rero ngo inzira iracyari ndende mu gukurikiza amategeko n'amabwiriza ku bacukuzi. Niyo mpamvu Bwana Francis Kayumba afite ubutumwa bwo kubagezaho. Inama natanga icya mbere ni ugusaba abafatanyabikorwa bacu ari abacukuzi kurushaho kutwibona. Hari nk'inzitizi twajya tubona tugitangira, ugasanga umucukuzi yakumva ko agiye gusurwa, kumva ko ari abantu baje kumufunya cyangwa baje kumuhana, ariko mu by'ukuri ubundi icyo dushyira imbere ni ubujyanama. Icyo dusaba rero abacukuzi ari abo dufatanyije akazi ni ukurushaho kugira ngo twibonanemo, tubashe gusangira amakuru yose ajyanye n'ubucukuzi, amakuru ashoboka no gutangira raporo ku gihe. Ikindi dusaba ni ukurushaho gukorana n'inzego z'ibanze, kandi bakumva ko bagomba kwitabira buri gihe cyose ibikorwa bijyanye n'iterambere ry'aho bakorera,
kuko buri umucukuzi aho aba ari umushoramari, buri umudugudu, buri mu kagari, cyane ko naho n'akazi kenshi n'abaturage, kandi no kurushaho cyane gushimangira kubungabunga umutekano w'abakozi bakoresha no kubaha ibyo bagomba bijyanye n'ubwishingizi, kubahembera ku makonti n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ikindi nasaba ni ukurushaho cyane kwita no kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nk'uko baba babyiyemeje basaba uruhushya, bakarushaho no kubishyira mu bikorwa igihe baba bahawe urwo ruhushya, kugira ngo batange umusaruro ukwiye, aribo batera imbere, abaturage batera imbere, na leta itera imbere. Twaganiriye kandi muri iki kiganiro na bamwe mu bagenzuzi b'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho twifuje kubabaza uko igikorwa cy'ubugenzuzi gihagaze mu duce tumwe tw'igihugu bashinzwe. Baratangira babibwira. Nitwa Jean d'Amour Bagirijabo, nkaba nkorera mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu ishami rya mine na geology, ndi umugenzuzi wa mine na kariyeri, nkaba nshinzwe intara y'Amajyepfo. Nitwa Uwamahoro Fiona, nkaba ndi umugenzuzi by'umwihariko bw'abashinzwe intara y'Iburasirazuba. Iburasirazuba ubundi hari uturere 7 tumaze kugenzura. Akarere ka Bugesera ifite kampani cyangwa koperative sosiyete 21, kandi karere ni Kayonza afite kampani zigeze kuri 19. Twasuye Gatsibo ifite kampani 15. Twasuye na Ngoma ifite kampani 13. Kariyeri nazo turazisura, hari ibisabwa muri kariyeri. Abakozi bakora muri kariyeri bagomba kuba bafite imyambaro ibarinda, ingofero, ama-uniforme agaragaza yuko ari abacukuza muri kariyeri. Ibyo byose nabyo turabigenzura, tukareba ahantu bakorera nimba hari umutekano koko. Mu ntara y'Amajyepfo seho ubugenzuzi buratanga iki? Bwana Jean d'Amour Bagirijabo. Ubugenzuzi mu ntara y'Amajyepfo burakorwa, tugenda dufata akarere kamwe tukakamaramo igihe tukakurikirana uko ubucukuzi buhagaze, ariko muri iyi minsi usanga abacukuzi kubera ubugenzuzi buriho bamaze kugenda bikosora, buryo usanga imikorere yabo itandukanye niyo mu gihe cyashize. Tugenda dufata akarere kuri buri karere, tugafata umwanya buri mucukuzi wese aho akorera tukahagera. Abacukuzi bacu benshi baracyafite ibibazo byo gushaka kuvana itaka hejuru ku gasozi aho bacukura bakajya kuyungurura hafi y'imigezi. Ubundi bagakwiye kuvana amazi mu mugezi bagakoresha amapompe bakageza kure kugira birinde kwanduza imigezi. Ikindi usanga haracyarimo ikibazo cya bamwe bashaka kuvanamo amafaranga mu bucukuzi, ariko bagasubizamo yandi makeya bakayashora mu yandi mishinga. Ibyo rero nicyo ubugenzuzi bugamije. Turimo kubakangurira gushora imari mu bucukuzi aho kugira ngo bavane amafaranga mu bucukuzi bajye kuyashora mu bindi. Twanashatse kandi kumenya inzitizi abo bagenzuzi bahura nazo mu igenzura bakora mu bucukuzi. Fiona Uwamahoro na Bagirijabo Jean d'Amour babivuga muri aya magambo. Inzitizi ya mbere nuko akenshi tugiye kuri site nitubasha kubona abantu bahagarariye amasite kugira ngo badusobanurire uko imirimo bakora. Akenshi dusanga abantu bahari badafite ibisobanuro nk'uko tubyifuza. Inzitizi ni amadosiye, kuko iyo tugiye dusaba amadosiye agaragaza imisaruro, agaragaza amalisite y'abakozi. Ibyo byose turabikenera, tugasanga muri biro na amadosiye arimo, ugasanga amadosiye abikwa i Kigali. Icyo nayo ni imbogamizi duhura nayo. Hari igihe tujya kugenzura abacukuzi twabateguje cyangwa se ubundi tukanabatungura. Iyo twabateguje akenshi usanga abacukuzi benshi ikibazo bafite bose baba i Kigali. Abenshi batuye i Kigali ku buryo iyo tugiye dusanga abantu bari kuri mine badafite ibisobanuro bamwe na bamwe, ariko muri rusange tubasha gukora ku buryo badusobanurira iby'ingenzi tukabibona, aho bidakunze tukabasaba ibisobanuro kuri telefone. Nshuti mwakomeje kudukurikira, tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye ku bugenzuzi bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni urwego rufite uruhare runini mu guteza imbere ubucukuzi mu Rwanda, hongerwa umusaruro ubuvamo nk'uko mwabyiyumviye.
twongeye gushimira abakozi ba Geologie na Mine mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda barebwa n'ubugenzuzi ku bisobanuro baduhaye, bakaba baraganiriye na mugenzi wanjye Umuhoza Jeanne d'Arc ushinzwe isakazabutumwa muri Minisiteri y'Umutungo Kamere. Tubibutse ko muramutse mufite igitekerezo cyangwa se ikibazo mushaka kutugezaho, mwakohereza ubutumwa bwa internet kuri adresse email ikurikira: info@minirena.gov.rw. Mushobora kandi no guhamagara kuri telefone 252 582 628. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Fideli Mpabwa n'Imana. Turengere ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere, dutegure ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere.